reka nizere ko mumeze neza cyane inshuti cyangwa se abakunzi b'urugendo online TV muri mu bice bitandukanye mukomeze kugubwa neza Imana ibaho umugisha cyane ikindi kandi nabwo nimba utameze neza uyu munsi twizere neza ko Imana izabigenza neza ejo cyangwa ejo bundi ukaba umeze neza cyane uyu munsi ndagarutse n'ubundi ndi muri rwa rugendo ariko murabizi ko turi umuryango duhuzwa na byinshi cyane tuba turi kumwe mu bihe byiza tukaba turi kumwe no mu bihe bibi cyangwa se mu bihe byo gufatanya kugira ngo dufashe abababaye uyu mubyeyi muri kureba hano kuri kamera yabuze mama we umubyara ndumva ntabwo bari bamenya nimba ariho cyangwa se nimba yarapfuye nibyaje gusobanura aje kugira ngo wenda nimba hari n'umuntu uzamubona cyangwa se umuntu ureba iki kiganiro wamubona kugira ngo mudufashe duhuze tujye kuganira dusobanure kugira ngo umuntu uri buze kureba iki kiganiro wese abashe wenda gusobanukirwa uwo mubyeyi wabuze umukecuru kugira ngo wenda nanahura nawe cyangwa se nimba ari n'ahantu yamubonye abashe kubimenyesha uyu muryango muri aho neza muraho cyane mukomere cyane amazina ninde nitwa Dusabe Maria Pascasia tuye mu mudugudu wa Gicikeza akagari ka Kagugu naje hano rero mu buryo bwo kugira ngo ndangishe umubyeyi wanjye nashoboye kubura kuwa kabiri nabuze umubyeyi wanjye mubura saa 5 z'amanywa yego yagiye yambaye igitenge gitukura yambaye n'igitambaro cy'ubururu na bodaboda z'ubururu niwe mwabanaga nabanaga nawe twari tumananye igihe kitari gitoya kubw'ikibazo yahuye nacyo afite ihungabana yahuye naryo muri jenoside ni umuntu utabashije kugira icyo yishoboreye ubwo rero nayo namuzanye kugira ngo hari wenda mbane nawe ni mwubwo buryo rero yatembe mbere yuko umuzana ngo mubane yabagahe yabaga Imibirizi aho biti Cyangugu mbonye rero nta muntu wundi bari kumwe washobora kumwitaho ndavuga nti reka muzamure mbane nawe waruvuze ngo mwari mumaranye twatumuranye nk'imyaka 2 yego muri iyo myaka 2 hari igihe n'ubundi wajya kubona atameze neza cyane bikunda kumubaho mukaba mwaganira ikiganiro uteruye muganira ntaba ari cyagusubiza ariko hari n'igihe yabaga ameze neza rimwe na rimwe hari igihe muganira ntube watekereza ko afite icyo kibazo nubwo mu gitondo agenda twabanje kuganira ariko nyuma yaho nko twaganiriye mu gitondo mwari mu kuganira ibintu bisanzwe yaransuhuzaga ati waramutse ntimwaramutse ma ndamubwira ntirega arambwira ati nagusuhuje ntiwumva ndamubwira nti impamvu ntakumvishe maze iminsi ndwaye malaria wasanga n'amatwi yarazibye arambwira ati rega nanjye maze iminsi ndwaye malaria ati cyakora wampereza utundi tunini dukeya nahita nkira urumva twaraganiriye saa 5 rero kuwa kabiri nyine ubwo ngubwo nibwo yantambutseho aragenda ngira ngo ni ibisanzwe kuko n'undi yarasanzwe ajya ku baturanyi gato yarambura intege akongera akagaruka yego ubwo rero naramutegereje haciye nk'iminota 30 ntamubonye ntumumwana ntihute undebere kuko uri bumubone numubona umwihorera azabaganira araza kwizana kuko bisanzwe umwana rero yagezeyo arambwira ati ndamubuze akimara kumbwira kamubuze twahise ko dutangira gushakira mu nzira nyabagendwa zose umuntu turamubura nshyiraho bene bari abantu bagendana za mikoro batanga amatangazo mushyiraho atanga itangazo biranga na buke atanga itangazo biranga bigeze ku munsi wo kuwa 3 nagiye ku muyobozi w'umudugudu tumushyira ku nkoranyambaga yoherereza imidugudu biranga kuwa 3 njya kuri RIB nabo baramfasha na n'ubu ngubu ntacyo turamenya kiravamo kuko bari bambwiye ko nibitungana nanjye bazambwira urumva ntabwo birakunda n'ahantu henshi cyane twagiye tunyuza haba kuri WhatsApp haba hehe henshi cyane twanyujijeho ntibiri gukunda reka wenda dusobanura abantu bari kureba uwo mubyeyi yari mu kigero cy'imyaka ingahe wenda ni umumama ukuze yego niwe uyu nguyu urabona ko arakuze nta n'imbaraga nyinshi zihambaye wenda turaza gufata iyo foto neza tujye tuyereka abantu turaza kuyifata wenda turebe n'izindi tuzereka abantu yego murakoze ni wenda wabasobanurira rirabuye ni inzobe afite urutege rutoya nta mbaraga nyinshi afite ibisatsi by'ibirende yego
yari mu kigero cy'imyaka yavutse 5 5 ubwo ni umukecuru. Umuntu rero kureba iki kiganiro aba umuryango mugari abantu bo mu rugendo yabizi muri benshi muri mu bice bigiye bitandukanye ubwo ubu butumwa cyangwa se ikiganiro umuntu uri kukireba wese agerageze kugisharinga aho abandi bantu turebe ko uyu mukecuru yaboneka cyangwa se haba ari muri quartier haba ari ahandi hantu uri ukabona hari abantu babonye umukecuru ubwo nimero turaza kuzishyira akagiye no kuzivuga nimero umuntu ashaka guhamagara haramutse amubonye ni 078 0 11 46 17. Urakoze cyane iyo nimero turaza no kuyishyira hejuru kugira ngo umuntu wese uri kureba iyi video abashe agize amakuru amenya abashe kuyasangiza uyu mubyeyi wabuze umukecuru we kandi ureba iki kiganiro ushaka kuyireba ukavuga ati ntawe nabonye ariko ukagisangiza n'abandi nimba ari groupe ya WhatsApp bamo nimba ari n'ahandi hantu hose uzi ku buryo bigera kure kandi ndabizi ko nidushyira hamwe uyu mukecuru azaboneka tukagaruka hano tubashimira. Reka nkubwire ngo hamwe n'Imana reka twizere ko tuzagaruka hano kubwira abantu ko umukecuru yabonetse. Murakoze cyane. Genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire.